tugomba kwiga gushima mu rugo. Ugomba kwiga gushima umufasha wawe, spouse wawe muri kumwe mu rugo. Usanga kenshi cyane bitworohera kubona amakosa. Wakora kino nkarakara, wakora kino karakara, wakora kino karakara, ariko nta na rimwe noneho nakoze igitandukanye na cya kindi ngo umbwire ngo ibi ndabikunze. Hari urugero mbaha, hari umugabo n'umugore ngo basohotse bagiye gusenga, umugore yambaye ijipo ngufi. Muraho neza nshuti bakunzi ba Greenhouse Studios, nongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'imibanire rusange, aho twibanda cyane ku ngo. Niyo series turi nabwo ko turi gukoraho muri iki gihe. Amazina yanjye rero ni Mutoni. Ndabashimiye cyane ku butumwa bwiza mwagiye mutwoherereza, message rwose zidukomeza z'urukundo mwagiye munyoherereza ku biganiro bishize nakoze. Nukuri byaranshimishije cyane, ndabashimiye rwose buri wese yateye comment ye. Mwarakoze cyane, byaramfashije mu buryo bugiye butandukanye. Muri abantu beza kabisa. Rero ndabiyegereje cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Dufite ikiganiro cyiza kabisa. Ntekereza ko kiri bufashe umuntu ari we wese, nta ruhande na rumwe tubogamiraho, yaba umugabo yaba umugore. Ni topic tureba twese. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byagufasha cyangwa se byabafasha ubwo ni couple kubaka urugo rwiza. Byatuma urugo rwanyu ruba rwiza rukaramba, reka wenda mbivuge gutyo. Yego. Rero mubane nanjye tuganire, twungurane ibitekerezo kuri iyi topic, kuko ntekereza ko iri buze kukugirira akamaro wowe uyireba, ndetse na mugenzi wawe ubasha kuyisangiza, bikatugirira akamaro twese twarashaka kugira ingo nziza. Uyu munsi rero nko nawe mbabwiye tugiye kuganira ku bintu byagufasha cyangwa se ibintu ushobora gushingiraho kugira ngo ukomeze ugire umuryango mwiza. Ibintu umuryango ushingiyeho, ibintu byubaka umuryango ni iki kugira ngo umuryango ube mwiza. Murakoze rero, ikaze kabisa mubane nanjye. Ikintu cya mbere rero turi buvuge muri ibyo bintu byagufasha kubaka umuryango, cya mbere tuvuga ni ikintu twita leadership. Yego, leadership rero nkuko wenda tubimenyereye, leadership ni ikintu, ubuyobozi mbese ni ikintu gikomeye mu mishinga yose cyangwa se mu kintu cyose. Nta kintu kidakenera leadership. Iyo gifite leadership nzima, byanga byakunda ico kintu kigomba kugenda neza. Rero leadership nayo nari mbabwiye ko ariyo ya mbere tugiye kuganiramo, ariko nubwo ari point ya mbere, ifite utwo nakwita sub points, sinzi nimba wenda bivugitse making sense, ariko ifite mbese point nayo twayo. Akambere rero mvuga ni muri leadership hari icyo bavuga mu Cyongereza ngo the buck stops somewhere. Iryo jambo wenda nagerageje kurisobanura mu Kinyarwanda, nubwo cyangwa se wenda mu rurimi rwacu nubwo ntabishoboye neza, ariko bisobanura ko ugomba gufata inshingano. Haba hariho umuntu ugomba gufata inshingano, akumva ko atagomba kuzipasinga ku muntu wari wese, ukumva ko mbese ari ibyawe, ni wowe bireba. Ibyo ngibyo rero leadership cyane cyane ubwo tugiye kuvuga iyo ni ku ruhande rw'umugabo, kuko nk'uko Imana yabishatse se, cyangwa nk'uko ijambo ry'Imana ryabitweretse, umugabo niwe mutwe w'umuryango, niwe muyobozi. Rero ako kambere kavuga ko umugabo agomba gufata inshingano zuzuye, full responsibility, 100%, atari 99%. Ubwo 100% no kuvuga ngo ikintu cyose kibera muri uwo muryango ugomba gufata inshingano zacyo, kandi ukaba udatekereza ko ushobora wenda kugeza aho unanirwa ukaba wazipasinga, kuko nta wundi wazisingiriza ngo abe yakomeza kuyobora uwo muryango wawe. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubibona wenda tubimenyereye, umushinga uwo ari we wese, kampani, igihugu se, abayobozi b'igihugu, abayobozi ba kampani, abayobozi b'amatorero, abayobozi ba hehe. Ni ukuvuga ngo iyo igihugu cyateye imbere, iyo kampani yateye imbere, itorero ryateye imbere, credits bazishyira kuri
ku muyobozi w'iyo certain organization. Nanone kandi iyo cya failinze nabyo byose ni the same person bijyaho. No kuvuga ngo rero nawe nk'umugabo uyoboye urugo ugomba kumenya ko urugo rwawe nirukura nirutera imbere ni wowe kandi nta nubwo ugomba kubishimirwa kuko urimo urakora inshingano zawe, kandi nanone nirusubira inyuma nirugira ikibazo ntugatekereza ko bizitirirwa undi muntu. Ni wowe n'ubundi bizitirirwa kuko ni wowe Imana yahaye kuyobora, ni wowe Imana yahaye inkoni y'urwo rugo. Ni ukuvuga ngo ugomba gufata inshingano z'urwo rugo, nk'uko hari wenda ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya rivuga ngo Yesu yavuze ko itorero rye azaryubaka ku rutare kandi ntazemera ko amarembo y'ikuzimu anyeganyeza itorero rye. Ni ukuvuga ngo rero umugabo aba agomba gufata inshingano z'urugo rwe 100%, ntatekereze ko hari undi muntu wo ku ruhande ufite kuzimufasha. Nubwo wenda hari igihe usanga ibintu bitari perfect mu rugo, ariko urugero rwiza dufata turufatira kuri Kristo. Kristo yakunze itorero rye kandi ntago itorero riri perfect, ntago turi perfect, ariko He loves us anyhow. Ni ukuvuga ngo nawe iyo wamaze kwinjira muri urwo rugo uba ugomba nyine gufata inshingano kabisa. Ntutekereze ko hari igihe kizagera ukaziha undi kuko nta wundi uhari wo kuziha. Hari umuntu nabonye avuga ngo iyo umugore ngo asabye divorce ngo arabyumva, ngo aba yananiwe kugendera nyine muri ubwo buyobozi bw'uwo mugabo. Ngo ariko ngo iyo umugabo ngo asabye divorce ngo ntago abyumva, ngo yari utangije icyo gitekerezo ngo kuko ngo abarimo aragira gute, barimo protestinga kuri leadership ku buryo mbese yawemo ibintu, mbese yananiwe uburyo yakozemo ibintu. Rero wa mugani urumva ko nyine biratangaje nk'umugabo ugomba kabisa gufata iya mbere mu kuyobora urugo rwawe neza. Yego rero akandi point ka kabiri navuga tukiri muri leadership ni to take initiative. Ubwo to take initiative umugabo agomba gufata iya mbere, agomba gufata iya mbere mu gupanga ibikorwa byose by'umuryango. Ese tuzagura inzu ryari, ese abana bazajya kwiga he, ese tuzakora kino ryari, imishinga yose ufite kuko ni wowe mutwe w'umuryango, ni wowe mutwe w'umuryango. Ni ukuvuga ngo kuba wafashe ya mbere ntago wenda tuvuze ngo urabikora wenyine, ntago bikora wenyine, yego ufite umufasha, ariko nyine nicyo bisobanura ugomba gufata iya mbere, mbese ukatekereza ahead y'uwo muntu muri kumwe. Ibyo bintu kabisa bikaguturukaho kuko nyine urabona ko biba bigaragaje ko ubirimo neza, ibintu byo mu rugo wafashe inshingano zawe neza. Ni ukuvuga ngo ugomba gufata initiative zo guprovidingira urugo rwawe, ugomba gufata iya mbere mu guprovidingira urugo rwawe. Yego birashoboka ko hari igihe umugabo wenda ashobora kuba adafite akazi, umugore ari we ugafite, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe n'umugabo n'umugore, ariko kandi nkawe nk'umugabo niwe utanga icyizere mu rugo. Urabona ntago biba bidukwiriye cyangwa se bigukwiriye wenda ko wakwicara, reka byite gutyo, ukereka umuryango wawe ko ibintu byakomeye. Ntago bakureberaho kugira ngo bagire basi icyo cyizere. Ugomba gutanga icyizere mu rugo. Umugore arakontribua kuko ni urugo rwe, yego agomba no kubikora, ariko nyine tanga icyizere mu muryango, muri abo bana, nk'umugabo nyine nk'umuyobozi Imana ihaye kuyobora urwo rugo. Ubwo rero ndumva ku gufata initiative ari icyo ngicyo nabivugaho. Ikindi wenda tukiri kuri leadership, akandi point ka gatatu navuga ni ikintu gikomeye cyane, ikintu twita influence. Influence rero ni ikintu gikomeye, kandi impamvu ikomeye, ntago influence ikeneye kuba nziza kugira ngo ibone kuba influence, cyangwa se kugira ngo ibone kubaho. Ishobora kuba nziza cyangwa mbi. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko wowe nk'umugabo, wowe nk'umuyobozi w'urwo rugo, ikintu cyose ukora gisigara influence. Ubwo sinzi wenda uko twabivuga, ariko murabyumva. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ugira kimpactinga uwo muryango wawe, kimpactinga abo bana bawe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niyo mpamvu ugomba kwitwara nk'umuntu kabisa Imana yashyize muri uwo muryango kugira ngo uyobore mu buryo bw'Imana, mu nzira z'ubumana. Ni ukuvuga ngo uri role model w'uwo muryango wawe. Umuryango wawe, umugore wawe, umufasha wawe n'abana bawe bakureberaho kugira ngo kumenya indangagaciro bagomba gukurikiza. Icyo twita moral standards. Ni ukuvuga ngo ni wowe bareberaho. Rero nugira indangagaciro zitari nziza,
yego isi hano hanze hari isi zigisha abo bana bawe wenda ariko uzanabatera n'ipfunwe. Ese mwebwe ntago wenda muragera nk'ahantu byajyaga bibaho ugasanga muri kumwe muri nk'abantu benshi noneho hakaba wenda hari nk'abana runaka nk'umuryango runaka batinya kwivuga no kuvuga aho baturutse kubera ko wenda umubyeyi wabo hari ukuntu azwi kutari kwiza, hari utuntu yagiye akora tutari twiza bigatuma umwana nawe yumva kabisa atabohokeye kuba nyine yahita avuga ko ari aho hantu akomoka. Rero icyo wenda nshatse kuvugana ni ukuvuga ngo ni wowe urema indangagaciro z'umuryango wawe, umugore wawe n'abana bawe, ukabaha umurongo bagenderamo nk'uko twabivuze ko uri icyizere cy'uwo muryango, uri urumuri rw'uwo muryango. Ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bibeshyaho ugasanga nk'umugabo ugiye gushyingira umusore wawe uratangira uramubwiye ngo uzakunda umugore wawe ntukazajya kwita umugore wawe, uzajya wita ku rugo. Ni ukuvuga ngo wa musore ugiye gushyingira afite imyaka igera muri 30 cyangwa irenga, biragoye ko ibyo bintu bimubwira ako kanya akaba ari byo azagenderamo. Ahubwo wowe wibimubwira bimwereke. Umwana nakura reka umwana arebe ukuntu ufashe mama we, noneho uwo mwana azaba nyine abonye nawe uko azafata umuryango we nakura. Nicyo twita influence. No kuvuga ngo uzaba wakoze ku buzima bwe mu buryo kabisa Imana ishaka nk'umubyeyi, nk'umuntu uri hafi y'uwo mwana. No kuvuga ngo uko weretse umwana wawe aho kuri influence turavuga n'abamama ntago ari abapapa gusa. Uko umukobwa wawe yabonye witwara mu rugo, uko yabonye uganiriza se, uko yabonye usubiza se, uko yabonye ukora ibintu, nawe azakura avuga ati no kuki ngomba guca bugufi imbere y'umuntu, kuki ngomba gukora iki, nta birenze kuko yakuze abona nyine niko yakuze abona ibintu bimeze. Rero ntitukabeshye cyane wenda ngo turajya kwigisha abana ibintu bafite imyaka 20 ingahe. Oya, reka umwana arebe mu rugo uko bimeze, reka umwana arebe mama na papa uko babanye, uko bakora ibintu, uko bitwara. Ibyo ngibyo kabisa bizafasha ubuzima bwabo igice kinini kuko nimwe mubarera, nibyo muzaba mubashyizemo, niwo musaruro bazatanga muri societe. Rero ndumva wenda kuri iyo point ya mbere ya leadership ari ibyo ngibyo nayivugaho, ni gufata responsibility cyangwa se the buck must stop somewhere or must stop to the man. Ugomba kumenya ko ari wowe ufite inshingano 100% nta wundi muntu ufite wo kuzifasha. Ikindi kandi ugomba gufata initiative, gufata ya mbere ngo twabivuze mu migambi yose no mu bikorwa byose by'urugo, ugatanga icyizere. Ni wowe bareberaho. Iyo ni influence. Yego, ugomba kumenya ko ni wowe indangagaciro zawe nizo uwo muryango wawe uzagira. Yego, ubwo rero leadership n'ubona twaba tuyisubikiyeho. Icya kabiri wenda navuga ni ikintu twita intimacy. Ubwo nimvuga intimacy ndavuga between a husband and wife, cyangwa se wenda kugira ubusabane bwimbitse. Icyo mvuga aho ngaho ni hari igihe usanga abantu babanye nk'umugabo n'umugore ariko bakaba babanye ari umugabo wo kuzuza inshingano kabisa, ukora ibintu nyine uzuza inshingano 100%, n'umugore ari umugore wo kuzuza inshingano ariko ugasanga ntago wisanzuye kuri uwo muntu, ntago mufashe nk'inshuti yawe, ntago mufashe nk'umuntu wawe wa hafi, iyo confident, umuntu wakwegera ukamubwira ibyawe. Ugasanga umugabo afite abandi bagabo hariya hanze ajya gutura ibibazo bye bimuremerere ndetse no gusharinga ibyishimo bye. Yego ni byiza simbabujije kugira abandi bantu, ariko byari bidukwiriye ko umufasha wawe, ubwo ni ku ruhande rwombi, yaba umugore yaba umugabo, uwo mufasha wawe byari bikwiriye ko ari umuntu wa mbere wisanzuyeho mu buryo bwose, usharinga nawe amarangamutima yawe yose, kuko ni umuntu mubana mu nzu. Mugomba kugira ubwo busabane bwimbitse aho abantu babibona ndetse naho batabibona, igihe muri privacy yanyu kabisa, mukaba muri abantu bafite icyo twakwita ubwo busabane. Ndetse nabyo n'Imana idushakaho, kuko iyo mufite ubwo busabane muramenyana kurushaho, ndetse bibafasha no gukemura ibibazo byose byabatera muri urwo rugo, kuko mugira umwanya wanyu kabisa, muraziranye, umwe yumva undi. Yego, nicyo ngicyo. Ikindi wenda navuga kuri icyo cya kabiri cy'ubwo busabane bwimbitse, hari ikintu wenda twita ni common seal mu Cyongereza. Sinzi ko nshobora kugisobanura, ariko icyo wenda navuga kuri common seal bitangwa nuko abantu bamenyanye, abantu bafashe umwanya
wo kubana bakamenyana bakumvana. Nturabona nk'abantu bari ahantu wenda bakavuga ikintu nko muri bari kumwe n'abantu benshi bakavuga ikintu runaka then ukaba wahindukira ukareba umuntu wawe mwazanye, ashobora no kuba wenda atari umugabo wawe n'umuvandimwe wawe, ukamureba gutya mwahuza amaso, just eye contact, akahita amenya ikintu uvuze. Ni ukuvuga ngo icyo niyo common seal. Ibyo rero biva muri wa mwanya, biva ko mwatindanye mukagira umwanya wanyu wihariye wimbitse, mugasharinga amarangamutima yanyu, wese akamenya uburyo mugenzi we yexpressinga ku kintu runaka. Yego, ibyo ngibyo nabyo kabisa ni ikintu kabisa gikomeye cyane ku buryo tubashije kugikurikiza, nabyo byafasha imiryango yacu kumera neza, gutera imbere. Yego, iyo reka nyirekera aho ngaho. Topic ya gatatu mvuga ni topic kabisa nayo ikomeye cyane, ni ikintu twita communication. Ikintu twita communication ngo ni uburyo bwo gutangamo amakuru, reka mbivuge gutyo, bwo kuganira, ni uburyo bwo gutangamo amakuru. Ni ukuvuga ngo communication ni key cyangwa se ni ingenzi mu rugo urwo ari rwo rwose, muri relationship iyo ariyo yose, nubwo itaba y'umugabo n'umugore, nubwo wenda hano ariyo turimo turavugaho cyane. Communication ni ikintu cy'ingenzi. Buriya assumptions ni ugukeka. Gukeka ni ikintu kibi, ni umwanzi wa relationship iyo ariyo yose, kuko birasenya kabisa. Rero assumptions zibaho iyo hatabayeho guhanahana ayo makuru, iyo hatabaho iyo communication irambuye, niko nabivuga. Yego, communication rero nayo ifite uduce tugiye dutandukanye. Agace ka mbere kuri communication navuga turavuga kuri transparency. Ubwo ni ugushyira ibintu mu mucyo, kuvugira ibintu mu mucyo. Transparency ubwo turayishyira ku mafaranga yawe, amafaranga winjiza, waba umugore waba umugabo, aho ni ku mpande zombi turimo turavuga. Reka umugore wawe cyangwa se reka umugabo wawe amenye amafaranga ukorera, uburyo uyaspendingamo, kuko namara kumenya uburyo uyaspendingamo amenya ibintu h'agaciro, kuko umuntu aspendinga ahantu hari ibintu, mbese hari values ze. Ego, namenya uburyo spendingamo ayo mafaranga yawe, bizamufasha kumenya your priorities n'ibintu valuing, mbese bibe bigiye mu mucyo, amenye uko nyine amafaranga yawe uyakoresha, ku buryo nta kintu afite cyo gutinya cyangwa se cyo gukeka. Avuga ati hari abantu babanye gutyo ugasanga barakora, ariko umugabo wenda yaravuze ati nzaza nzana ku kwezi, n'umugore nzaza nzana ku kwezi, ariko kuba bavuze ko ari ayo ngayo uzazuzana ntabwo bivuze ko ariyo winjiza. Ugasanga rero wenda ejo n'ejo bundi umwe atangiye gutekereza ko twese tujya tuzana aya ngaya, kandi ngewe ubwanjye atariyo nkorera, nawe ko ntekereza ko atariyo akorera, ubwo ayandajya. Rero hagatangira kuza amakimbirane mu rugo kubera ko mutahanye amakuru kuri icyo kintu runaka. Ikindi, ku gihe spouse wawe cyangwa se umufasha wawe afite uburenganzira bwo kumenya uburyo ukoresha igihe cyawe. Afite uburenganzira bwo kumenya uyu munsi uri he, uri kumwe nande, uri gukora iki, uravayo ryari, uravanayo nande. Hari igihe wenda tubifata nk'ahari ari ukuguperereza, wenda reka mbyite gutyo, ariko nibyo bintu nyine, nibyo binyuze mu mucyo. Ni nawo tugomba kugira nk'umuco w'ingo, kuko bitanga amahoro. Wumva uri safe yuzi umuntu wawe ari ahangaha, aramara ya masaha, ari kumwe n'uyu nguyu, arimo arakora iki. Rero usanga hari igihe bigora abantu kudisclosinga izo information. Noneho rero wenda mugenzi wawe yaba ari mu rugo yagutegereza, yabona urengeje amasaha usanzwe utahira kuko utamubwiye, ugasanga ugataha yarakaye kandi ntiwamurenganya ngo se kuki warakaye, ntabwo wigeze umubwira uwo mwanya wawe uburyo uzawukoreshamo. Rero ni ingenzi ko tugomba gusharinga uburyo dukoresha umwanya wacu. Ikindi ni passwords, wenda nubwo ntazitidaho ariko biradukwiriye ko, sinzi buriya iyo uri guhisha password bituma mugenzi wawe atekereza ko hari ikintu uri guhisha. Kuki umugore wawe cyangwa umugabo wawe ashobora gufata telefone yawe ntahita abona icyo ashaka? Nimba ashaka kujya kuri WhatsApp
wankuriyemo pattern cyangwa pin, nimba ashaka kujya ku mafoto wankuriyemo pattern, nimba ashaka guhamagara ugasanga ibintu byose biralokinze, application yose muri telefone yawe ifite password kandi itandukanye n'iyindi. Aho ngaho ubu bibye ikintu muri wa muntu akabaza se uyu muntu ko ari nge tubana, ko ari nge mufasha we, kuki hari ikintu ampisha, kubera ko afite ikintu nkinga ntabona. Rero tuba tugomba nabyo kubidisclosinga kugira ngo nyine umufasha wawe utamubibamo umutima mubi wo gutekereza ko wenda hari icyo urimo urahisha, kandi ushobora no gusanga nta cyari ibintu bakoze gusa ariko kutabivuze bikaba byateza ikibazo muri urwo rugo. Yego, rero ndumva kuri uyu munsi tuvuze kuri communication, tuvuze ku bintu bitatu byagufasha kubaka urugo rwawe neza. Communication rero agace ka mbere nari mvuze ko ari transparency, agace ka kabiri ka communication icyo mvuga ni uko communication ifasha kurwanya amakimbirane. Yego, amakimbirane yo ashobora kuza mu rugo harimo abuse, guhohoterwa. Ushobora guhohotera umuntu utabizi cyangwa se unabizi, ariko iyo mwabiganiriyeho bibafasha gukura ico kibazo, kuko nyine muraganira ukamubwira ati ejo wababaje amarangamutima yanjye, nakubwiye ikintu ntiwacyumva, ejo wanyise nabi, ntabwo ugomba kumpamagara gutya, ntabwo nitwa gutya, ntabwo ndi amazina atagushimishije, ntabwo ndi umukobwa waha hose, ntabwo ndi umuhungu umeze gutya, ntabwo ari uko wagombye kuba wabigenje. Rero bidufasha kugabanya ayo makimbirane, ndetse n'aya twari tuvuze hano hirya y'uburyo umwanya wawe wenda wawukoresheje mu gihe utabivuze, ariko iyo ugarutse ukabivuga nabyo bidufasha gukemura ayo makimbirane, ndetse n'ari financial nabyo biradufasha byose. Ikindi idufasha ni gukemura amakimbirane ya third parties cyangwa abandi bantu bo ku ruhande batari twe, batari muri uwo muryango. Usanga hari amakimbirane menshi aterwa njya numva abantu babivuga cyane ngo ba mother in laws, ngo ba sister in laws, abavandimwe nuko ngo ntago ngo babanye neza, se wenda barimo barahohotera umugore wawe cyangwa se umugabo wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvanga ibyo bintu mugomba kwicara mukabiganiraho, kubera ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntago aba ari muri competition n'umuntu n'umwe wo mu muryango wawe. Ugomba kumushyira imbere y'umuntu uwo ari we wese, havuyeho Imana, kuko yo ariyo ya mbere mu buzima bwacu. Umufasha wawe agomba kuba uwa mbere, agomba gukurikira, ntago aba ari muri competition n'umuntu uwo ari we wese. Rero ntitukemere ko ibyo bintu byaninjira mu rugo rwacu, ngo abantu bo hirya batari mu muryango wacu babashe kuba badutandukanya. Rero iyo habayeho iyo communication, guhanahana ayo makuru, bituma mukemura ayo makimbirane. Ikindi kandi communication dufasha gukemura ni amakimbirane ashingiye kuri expectations. Expectations ni ikintu nacyo kibi cyane cangiza, ni nko gukeka, byose ni kimwe. Ni ukuvuga ngo iyo utegerejemo umuntu ikintu ntagikore kandi wari wakishyizemo, birakubabaza kabisa, kandi ugasanga kuba bikubabaje ntago ari amakosa ya wa partner wawe, nuko nyine mutabashije gutanga amakuru kuri certain point mu gihe gikwiriye. Rero numva icyo twakora kugira ngo twirinde aya makimbirane ashingiye kuri expectations. Egera umufasha wawe, ngo ndi kuvuga umufasha wenda ntimwumve ko ndi kuvuga umugore, ndi kuvuga umugore cyangwa umugabo. Egera uwo mufasha wawe, umukunzi wawe, umubwira ati mukunzi, ngiye nkunda iyo ibintu bimeze gutya, nkunda iyo twariye iki mu gitondo, nkunda iyo twariye iki ku manywa, cyangwa se nkunda iyo bitetse gutya, nkunda iyo twagiye hano muri weekend, nkunda iyo watashye aya masaha, nkunda iyo wanzaniye wenda gift runaka. Nibi nkunda bimubwire, nanga ibi ntago mbikunda, birandakaza, ushobora kubikora nkarakara, ukamubwira ati nawe mbwira, ese ko ntekereza ko nawe akora iki, ese iki ngikoze cyagushimisha, ese urabikunda, ese bino ubibona ute, mbwira. No kuvuga ngo iyo ubashije kumenya mugenzi wawe ibyo ahaye agaciro, ibyo valuinga, bikuraho izo expectations, kuko zirababaza. Iyo wakoze ikintu wenda wateguriye nk'umuntu nka gift y'indabyo, n'urugero nyamana abantu bakunda kuzitanga, ugasanga nk'umugore wawe ntakunda indabyo, wenda afitanye n'amateka mabi nazo cyane,
akakugaya akaba yanarira kandi si amakosa yawe ni ukuri nawe ubwe ureactinze gutyo si amakosa ye kuko wenda afite ikimuteye kureactinga nabi ikibazo cyabayeho nuko mutaganiriye umenye se ukunda indabyo rero icyo tuvuga aha ngaha musharinga amakuru ubwira umuntu wawe ibyo ukunda n'ibyo wanga abimenye kabisa rero ngiye kurangiza ino communication hari icyo twita urwego rwa communication cyangwa se urwego dutangaho amakuru ibintu byose tuvuga hari icyo twita talks ni ibiganiro bisanzwe juste kubwira umuntu ibintu amakuru yabaye mu muhana iki hari facts hari ibintu ukamubwira ati ndagukunda iyo ni fact niko bimeze hari opinions ukamubwira ati hano hanze bavuga ko njye nawe tuberanye niko hanze babyumva yego ushobora opinion ntago ari necessarily ko iri fact ni opinion nyine y'umuntu runaka hari feelings ukamusangiza ibyiyumviro byawe uko yumva ku kintu runaka needs ukamubwira ibyo umwifuzaho ibyo wifuza ese wifuza ko ibintu byakorwa gute hari beliefs imyizerere ukamubwira wowe ibyo wemera njyewe nemera ko iki kintu atari ikosa njye nemera ko kujya wenda ahantu wambaye gutya atari ikibazo iyo ni imyizerere yawe rero icyo navuga kuri zino levels of communication hari zino 3 za mbere twavuze talk fact na opinions ni ibintu biri byoroheje reka mvuge gutyo ni ibintu wumva bitagusabye imbaraga nyinshi wenda mvuga ngo wumvishe umutwe wawe reka bivuge gutyo yego ariko bino zino 3 za nyuma feelings needs na beliefs ni ibintu ugomba kumvisha umutima wawe ikindi kandi rimwe ntitugashake ntago buri gihe umuntu ari kukubwira ikintu aba akeneye igisubizo cyawe sometimes ukeneye kubwira umuntu kugira ngo akumve hari igihe abantu tugira ngo umuntu akakubwira ikintu uri muratekereza byeje icyo ugiye kwita umusubiza oya ntago ari cyo gikenewe hari igihe umuntu avuga kugira ngo wowe umwumve umuhe umwanya wawe yego rero ndumva ari communication ari cyo nayivugaho yego communication naho ngirangirije icya kane navuga ariko cyo ni gito yandangiza ni tugomba kwiga gushima mu rugo ugomba kwiga gushima umufasha wawe spouse wawe muri kumwe mu rugo usanga kenshi cyane bitworohera kubona amakosa wakora kino nkarakara wakora kino karakara wakora kino karakara ariko nta na rimwe none nakoze igitandukanye na cya kindi ngo umbwire ngo ibi ndabikunze hari urugero mbaha hari umugabo n'umugore ngo basohotse bagiye gusenga umugore yambaye ijipo ngufi umugabo aramubwira ati ariko noneho wabaye ute iyo jipo wambaye turajyana wambaye iyo jipo umugore aramubwira ati ariko urantangaje ubonye ko iyi jipo ari ngufi iminsi tumaranye nambara amajipo maremare kutambwiye ko mberewe ngo umbwire ko ukunda ko nambara amajipo maremare urumva ni ikibazo uwo mugabo yari yateje rero tugomba kwiga gushima kabisa ndetse n'igihe turimo turakosora tukirinda gukoresha amagambo asesereza kuko burimo urakosora umuntu mukuru ntabwo ugomba kuvuga hari wenda kambivuga mu cyongereza ijambo never na always ntago bigomba kuba mu kanwa kawe mu gihe urimo urakosora kuko uba ugaragaje ko uwo muntu ikintu uri kumubwira nta cyizere umufitemo ni habit ni ikintu mbese cyamwokamye ni ikintu atazahindura rero kuvuga ngo wowe ntugikora gutya ntuzigera ugera gutya kuva twabana nturangurira kino kandi ubwo yarakiguze ariko ko wagishakaga uwo munsi ntayigikoze wenda yibagiwe anniversaire yawe iramucitse uravuga ngo ntujye wibuka anniversaire yanjye kandi y'imyaka 3 ishize yaguhaye gift ubwo rero urumva ko iryo jambo never aho hantu urikoresheje ntago ariho kuko yigeze kubikora rero twige kabisa gushima mu rugo ni ikintu cy'ingenzi cyane rero murakoze cyane kubana nanjye muri uyu mwanya izi points naringaniriye namwe enye ni points zagufasha kabisa kugira umuryango mwiza gutuma umuryango ukomera urushaho gutera imbere mugerageze kuzikurikirana no kuri ziragufasha uzisangize mugenzi wawe mu rugo ntitukumve ko wenda wiga nubona titiranitse ngo ibintu byagufasha kubaka urugo rwiza ntago ari ko ruba rwakunaniye kugira ngo ube wafungura iyo video cyangwa wakwiga ibyo bintu oya ahubwo nuko ukunze urugo rwawe caring ku rwego utakwemera ko icyo kintu kinjira mu muryango wawe kugira ngo habe icyangirika rero murakoze cyane kabisa mwibuke gukora subscribe musharinge comments zanyu kabisa zirakenewe ku biganiro byacu bya buri munsi naho ubutaha amahoro y'Imana abane namwe murakoze